Ikaze inshuti bakunzi bacu ba Divine Miséricorde Iwacu Rwanda TV, twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero kigiye kuvuga kuri sije nise ngo ese uzibukirwa kuki? Muri ubu buzima ubayemo uyu munsi, igihe uzaba utakiri muri ubu buzima, urabona ari iki abazasigara bakwibukiraho? Ese uzibukirwa kuki muri iyi si? Iki ni iki uzasiga abantu bazakwibukiraho? Uyu munsi rero ikiganiro cy'uyu munsi ntabwo ndi bugikore njyenyine nk'uko najyaga mbibabwira ko nzajya mbazanira n'abatumirwa rimwe na rimwe. Uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa rero, ariko uyu mutumirwa w'uyu munsi ntabwo ndi bumuvuge mu izina kuko arakuze arakuze ni mukuru. Reka abanze yivuge rero atubwire, hanyuma tubone gukurikira ikiganiro cyacu. Mwitwa bande kugira ngo abadukurikiye babashe tugendane bakuzi neza? Abari kumbona amazina yanjye ni Tuyizere Siliveri, tukaba tugiye gukora ikiganiro. Urakoze cyane, ngira ngo mwamwumvise, yitwa Siliveri Tuyizere niyo mazina yiwe. Hanyuma rero nk'uko nari mbabwiye ko tugiye gukora ikiganiro. Iki kiganiro birasaba ucyumve witonze, ugikurikire neza witonze, kuko ni ikiganiro cyiza cyane kandi ni ikiganiro kigomba kugira ibyo kigusigira mu buzima bwawe, kiza kugutera kumva no gutekereza kurushaho, kandi uze no kurushaho kwibaza muri wowe ni iki mu buzima bwawe ukora bazakwibukira, bazaba basigaye ubwo uzaba utakiri kuri iyi si. Rero Tuyizere, mu by'ukuri nubwo nateruye iyi nyito cyangwa se nateruye iki kiganiro, nagiteruye kubera impamvu imwe. Naricaye ndeba hirya no hino, ndeba hari udusozi tumwe na tumwe dufite muri iki gihugu cy'u Rwanda, ndeba imiryango imwe n'imwe amazina agenda yitirirwa, nshaka kumenya ngo ese kubera iki Tuyizere ashobora gufata aka gasozi akakita ngo agasozi ka Tuyizere, ukumva agasozi kitwa Tuyizere, cyangwa se ukumva agasozi kitwa Silvestre. Mu by'ukuri maze iminsi mbyibazaho cyane mbitekerezaho, ariko nza gusanga kugira ngo we Tuyizere izina ryawe turyite kano gasozi, kandi tuze gusanga koko aka gasozi nubwo kitwa Tuyizere, mu by'ukuri uwo muntu yahoze atuye kuri ako gasozi, hari ibigwi bamuziho, hari ibigwi yakoraga kuri ako gasozi. Ariko se mu by'ukuri nubwo tuvuga ngo hari ibigwi yakoraga kuri ako gasozi, iyo turebye neza ko kugira ngo yitirirwe ku gasozi, wowe nko mu nyurabwenge zawe ubona ibyo bikorwa yakoraga byari ibikorwa bibi cyangwa ubona byari ibikorwa byiza kugira ngo ajye kwitirirwa ku gasozi? Yakoraga ibikorwa byiza. Bivuze ngo mu buzima bwe ubona ko yakoraga ibikorwa ubona ko ari intangarugero mu bamubonaga bose. Turebye kuko niko bimeze, usanga 98% abagiye bitirirwa utwo dusozi cyangwa se bakitirirwa imiryango runaka ari abagiye bakora ibikorwa byiza. Ese kubera iki bakwise Silvestre ntibakwite Tuyizere byonyine gusa? Wenda ngo bakwite Tuyizere ndi kumwe nayo, Tuyizere mbonye amafaranga, Tuyizere ndi umusozi, Tuyizere igiti kirekire, kuki batagiye bakwita iryo zina ahubwo bakakwita ngo Tuyizere ariko bakongeraho irindi zina bakavuga ngo Silvestre? Silvestre mu by'ukuri ni irindi zina ryitiriwe undi muntu, ryari iry'undi muntu, ntabwo ari iryawe nyirizina, ni iryawe wiswe, nta wundi muntu murihuriyeho. Ariko iyo turebye aya mazina twitaho ni amazina y'amakristo cyangwa se amazina y'amatagatifu, tuza gusanga aya mazina ari amazina aturuka cyane cyane hanze mu mahanga, mu bihugu iyo ngiyo tumwe twita ngo ni ibihugu by'abazungu. Kuko nk'iyo tuvuze ngo Christian, tukumva ngo Herman, tukumva ngo Jean Claude, tukumva ngo Jean de Dieu, aya yose ni amazina y'amanyamahanga, ntabwo ari amazina y'amanyarwanda. Twakibaza ngo kuki bahisemo kutwita ayo mazina y'amanyamahanga abandi bagiye bitwa? Iyo dusomye mu bitabo bimwe na bimwe tuza gusanga n'urugero turebye nka Silvestre tukareba amateka ye, tuza gusanga ari umugabo wagize ibigwi mu mateka. Ese wabuze amateka y'iryo zina witiriwe Tuyizere? Ntabwo uramenya amateka ye? Tugomba kuzashaka umwanya rero tugakora ubushakashatsi tukamenya amateka y'uwo mutagatifu cyangwa se y'iryo zina wiswe ry'irinyamahanga. Ariko nkanjye nka Herman, iri zina Herman, uwiswe iri zina bwa mbere
wananditswe mu gitabo kugira ngo abe na roromodo cyangwa se bitume n'abantu batangira kufatira izina bakaryita abantu benshi batandukanye, nanjye nkisanga niswe iryo zina. Ni uko nyiri iri zina aho rituruka, baje gusanga uyu mugabo yari umugabo, mu mateka bavuga ko ari umugabo yari uwihaye Imana, yari umugabo wihaye Imana. Urumva mu kwimana kwe hari ibikorwa yakoze. Ushobora kuba yarabaga muri mu makominote, afite uburyo yabaniyemo abakominote babanaga, afite ukuntu yabaniye abantu benshi batandukanye bahuraga nabo muri sosiyete yabagamo, nuko bigatuma bamubonamo umuntu nyamuntu. Umuntu nyamuntu, iyo mvuze umuntu nyamuntu ngira ngo uramwumva. Rero niyo hantu nakurije kuvuga ngo reka dukore ikiganiro kivuga ngo uzibukirwa kuki. Ngiye ko niswe Herman, ariko Herman ntabwo ari izina ryanjye karemano, rifite uwo ryaturutseho, nanjye nza nitirirwa uwo nguwo, ariko hari ibikorwa yakoze. Nakibaza ngo ese nanjye, kuko umubyeyi ajya kunyita iryo zina yagira ngo nibura nzatera ikirenge mu cya nyiri iryo zina, nzakore numva amateka y'uwo muntu nitiriwe, numve ko ari amateka meza, ari umunyabigwi, numve ko nanjye ngomba gukoresha imbaraga azatera ikirenge mu cye, kuko bigaragara ko mu murongo batangaga bagaragazaga ko hari ibyiza yakoze, ntabwo bagaragazaga ko hari ibibi yakoze. Rero niyo mpamvu mvuga ngo ese uzibukirwa kuki. Twiza, iyo urebye ubona mu buzima bwawe uzibukirwa kuki, kugeza iyi saha, kugera n'uyu munsi, ku myaka yawe ufite, urabona nk'Imana iguhamagaye aka kanya, urabona ari nk'icy'abantu basigara bakuvugaho bavuga ati tuyizere rwose, ku buryo gishobora kuriza abantu kikaba, yego urupfu kenshi, rimwe na rimwe urupfu ntabwo ari rimwe na rimwe, ahubwo ni kenshi urupfu ruriza abantu. Donc ndamutse nitahiye abanzi n'aba hafi yanjye cyane, birabababaza cyane, bagashenguka imitima, bakanarira cyane mu kumperekeza. Ariko se mu by'ukuri nubwo bamperekeje ndimo ndataha, ku myaka yanjye mfite uyu munsi, kuva nkiva mu nda ya mama ambwira amateka y'ubuzima bwanjye kugera uyu munsi uko ngana uko ndi umugabo, Imana impamagaye aka kanya, iguhamagaye nonaha, urabona ari iki abantu basigara bakuvugaho cyiza? Tekereza neza wumve niba hari byibura hari nk'ibikorwa waba umaze gukora abantu bazakwibukiraho. Mbona njyewe abanzi bazi ko ndi umushoferi, hari abana ntwara neza, harimo abana bagenda basakuza, nabo mbwira muceceke, bagaceceka bakumva bakanyumvira nyine ko ndi shoferi, kuko ndamutse ngiye batambwiye ati shoferi dutwaye neza, yatubwiraga neza, tubwiraga mukurikire tica wanyu. Urumva ni mu bana batoya mu by'ukuri, usa nkaho watangiriye hasi, kuko baracyafite ibitekerezo byo hasi, kandi bakubonye uri mukuru, ikintu cya kabiri bashobora no kukubaha, bati aravuze reka tumwubahe kuko ari mukuru. Ariko noneho ndavuga nko mu rungano rwawe cyangwa se mu bantu bakuru bakuzi ungana gutya, kugera ko ungana gutya kandi bamaze no kuba bakuru, ubona ari nk'andi muntu mukuru afite ikintu runaka ashaka kwibukira, avuga ati tuyizere rwose, nubwo yigendeye ariko byibura Herman nubwo yigendeye, nibura hari akantu asize mu mitima yacu, hari akantu twamwigiragaho, hari akantu twamuboneragaho, kakaba icyitegererezo cyangwa kakaba akantu ubona ko ari ingenzi, cyangwa se twamwigiraga, yari roromodo w'ubuzima bwacu. Ni nk'icyo ubona abantu bakufata nk'urugero rwiza kuri wowe, urebye basigara mu mitima yabo waba witaye. Abantu nafashije kuba wenda bakiga, ushobora kugira izina ryanjye ntabwo baryibagirwa. Urumva uko byagenda kose hari abo wagiriye umumaro mu buzima bwawe. Urumva ntabwo nahera hasi mu mano ngo ngere mu musatsi, kuko kuva umuntu atangira kumenya ubwenge kugera aho ageze aha ngaha, uko byagenda kose hari ibintu byinshi cyane umuntu aba yaragiye anyuramo. Hari abantu aba yaragiye abera urugero rwiza kandi akanababera umugisha kuri bo, ariko noneho reka turebe mu bikorwa byagutse. Niba n'uyu munsi udafite ibikorwa byagutse uzibukirwaho n'abantu benshi bashoboka, uhereye uyu munsi utangira utekereza uvuga uti ni ibihe bigwi nshobora kugira mu buzima bwanjye abantu bazasigara banyibukiraho, byaba na ngombwa n'isi yose ikamenya. Icyo bita kubaka izina, kuba umusitari w'isi, kuba umusitari w'u Rwanda. Urugero ndatanga nk'urugero, reka ngo nk'urugero rw'umuntu bita Rugamba Cyprien, uramuzi ujya mva muvuga.
Rugamba Sipiriyane iyo bavuze communauté de l'Emmanuel hano mu Rwanda bahita bumva Rugamba Sipiriyane, kuko Rugamba Sipiriyane ari mu bantu bagize uruhare rwo gutuma communauté de l'Emmanuel ibaho ishingwa mu Rwanda. Communauté de l'Emmanuel ntabwo ari communauté iri hano mu Rwanda, ahubwo ni communauté yagutse kuko ni communauté iri ku isi yose. Ugiye mu Bufaransa usangayo communauté de l'Emmanuel, wajya muri Benin usangayo communauté de l'Emmanuel, wajya Cameroon usangayo communauté de l'Emmanuel, wajya muri Belgique usangayo communauté de l'Emmanuel. Donc communauté de l'Emmanuel yamaze kuba communauté ngari cyane ku isi. Ariko hano mu Rwanda by'umwihariko icyo Rugamba Sipiriyane yibukirwaho gikomeye cyane ni iyo communauté de l'Emmanuel yashinzwe hano mu Rwanda, kandi iba communauté ishinze imizi, ubona ko ari communauté ngari kandi ikomeye cyane. None urundi rugero, ndavuga urundi rugero rw'umuntu bita Padiri Obaridi. Padiri Obaridi nawe uramuzi? Padiri Obaridi mu bikorwa bye, mbwira nk'ibikorwa bimwe na bimwe waba uzi kuri Padiri Obaridi, cyangwa se amwe mu mateka waba uzi kuri Padiri Obaridi, ukurikije uko wumva bamuvuga cyangwa se uko wigeze kumubona, kuko we atashye vuba, aruhutse vuba, nta gihe kinini cyane kirashira. Ni nk'ibihe bikora cyane, nk'iki waba wibukira kuri Padiri Obaridi wumva mukavuga uti Padiri Obaridi numvise bamuvuga gutya? Uko byagenda kose hari ukuntu wamwumvise. twamufataga n'umubyeyi, yatubwiraga tukumva, yaratwigishije ibintu byinshi cyane, ntabwo wapfa kuvuga byose ku birondore. Gusa nkunganiye ikintu gikomeye cyane bamwibukiraho cyane, ni ikintu bita reconciliation. Reconciliation ni icyo bita ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Ubwiyunge bw'Abanyarwanda kuko nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi 94, urumva kugira ngo Abanyarwanda bongere kuba babana, umuntu agaturana n'uwamwiciye umuryango, akabana n'uwamwiciye umuryango, byari ibintu bikomeye cyane, kuko abantu benshi cyane bari bagifite ibikomere bikomeye cyane mu mitima yabo. Nubwo n'uyu munsi ibyo bikomere navuga ngo byarashize, ntabwo byashize. Benshi baracyafite ibyo bikomere, kuko hari abafite ibikomere byo kuba barabuze imiryango yabo, barabuze ababo, barabuze abana babo, barabuze inshuti n'abavandimwe. Ibyo bikomere biracyari mu mitima yacu, ntabwo ibyo bikomere birasibangana, nta nubwo bizapfa no gusibangana mu mateka y'Abanyarwanda hano mu Rwanda no ku isi yose, ku bantu babashije kumenya uburyo ko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe Abatutsi. Mu by'ukuri rero Padiri Obaridi yagize uruhare rukomeye cyane mu kugerageza gutuma abantu biyunga, bakababarira abandi. Hari ikintu yakundaga kuvuga ngo le pardon. Le pardon donc ni nko gutanga imbabazi, ngo tanga imbabazi ku waguhemukiye, tanga imbabazi ku wakubabaje, tanga imbabazi ku wo mufitanye ikibazo, tanga imbabazi ku wakwiciye, tanga imbabazi ku wakwiciye umuryango, ku wakwiciye inshuti, ku wakwiciye abana. Tanga imbabazi byasabye imbaraga zikomeye cyane, ntabwo byari ibintu byoroshye kuza umuntu akavuga ngo mpa imbabazi, njye narakwiciye, narangiza umuntu akavuga ngo reba ukuntu wakihangana Imana umuhereza imbabazi. Izo mbabazi uburyo ndibuze kuziguhamo, uburyo uri buze kuzimamo, papa wawe naramuhitanye, umwana wawe naramuhitanye, umugore wawe naramuhitanye, usigaye uri umwe, kandi nawe wowe wasigaye nagusigiye ibikomere, aho nasize umubiri wawe umwangiye, hagenda nzi ngo nakwishe, kubera ko bajya bavuga ngo ntabapfira gushira. Imana ikagira gute, ikagutabara ukabaho. Umuntu akaza avuga ngo uriya niwe wagukoreye ibi byose, ariko gerageza kumubabarira. Ntabwo byabaga ari ibintu byoroshye cyane, ariko benshi cyane bagerageje kubabarira babahemukiye, bababarira babiciye. Padiri Obaridi abigizemo uruhare, ndetse afatanyije n'ubuyobozi bwacu bwiza bwari bumaze kujyaho. Ntekereza ko neza kugera n'aho muzehe wacu Paul Kagame aho afatiye ubuyobozi, cyangwa se aho atangiye kuyoborera iki gihugu cyacu, hari ibintu byinshi cyane byahise bihinduka. Nuko hari abantu bajya bagera kuri muzehe, emosiyo zikamufata, emosiyo zikaza kubera muzehe wacu rwose, Imana ikomeze imuhe ubugingo bw'impagarike. Ni umuntu w'umugabo cyane. Ngewe nahoze nifuza kuvuga nti icyampa amahirwe amwe yonyine gusa, basi agatambuka imbere yanjye byonyine gusa, nkagira amahirwe yo kuba nabumbura umunwa akumva ijwi ryanjye rimubwira
namubwira ijambo rimwe, nta magambo menshi niba afite namubwira, uretse donc kumubona atambuka emotion njye ziramfata, kuko uriya ni umusaza ufite umutima wagutse, ufite umutima ukomeye, kandi ufite umutima urimo imiryango ya benshi y'abanyarwanda. Njyewe nabuze ngize amahirwe mu myaka maze n'imyaka maze ayobora iki gihugu, ntabwo ndagira amahirwe yo kumubona atambutse imbere yanjye ngo mbe namubona gutya live muri metero imwe cyangwa muri metero ebyiri, muburebera muri metero nka 30 cyangwa 50 cyangwa muri metero 100, cyangwa se nkamureba kuri televiziyo, kuri radiyo avuga, ariko sindamubona atambutse nk'imbere yanjye byibura ngo ayo mahirwe nyabona. Nari navuze ayo mahirwe n'ubu sindayatakaza kuko ndacyariho, nawe arahari. Isaha ku isaha numva ko anytime ayo mahirwe azangwira nkabona atambutse imbere yanjye, namubwira ni ijambo rimwe ryonyine numva namubwira, namubwira nti muzehe, ni ukuri kw'Imana uri umugabo. Iryo ni ryo jambo ryonyine numva mfite ryo kuba namubwira, kuko nta bintu numva mfite byo kumubwira birenze, kuko ugiye kuvuga wakwandika n'igitabo kirenze paji 100 n'ibihumbi 200 cyarenga. Muzehe yakoze igikorwa gikomeye cyane, ngaho nibyo nakubwiraga, ni wowe uzibukirwa kuki. Muzehe Kagame, perezida wacu, perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mu by'ukuri mu baperezida bose tuvuga bo muri Afurika, ni umuntu utazibagirana muri Afurika yose no ku isi yose, kuko aho ugeze hose ngo bavuga ngo Paul Kagame, ngo perezida de la République du Rwanda, bahita bakoza ngo perezida Paul Kagame uramuzi. Ndibuka ubwo nari ndi muri Benin, umuntu wese twahuraga muri Benin yahitaga ambaza ngo uruwahe, ahita amwanuka mu Rwanda, ahita ambaza ngo perezida Paul Kagame uramuzi. Urabona ni perezida wacu, ni perezida wacu n'umubyeyi wacu. Ngese ngo ikintu kijyanye na reconciliation nawe nicyo kintu bamuziho gikomeye cyane, uburyo bamuzimo muri icyo kintu cyo guhuza abanyarwanda. Izo ni ingero nagendaga nkwereka cyangwa nkubwira z'abantu mu buzima bwabo batazagira gute, bafite ibyo bazibukirwaho batazibagirana. Mubwiye Padiri Obaridi, mubwira muzehe wacu Paul Kagame, perezida wa Repubulika y'u Rwanda, igihugu cyacu, umubyeyi rwose yubahwe aho ari hose, Imana ikomeze imuhe ubuzima kandi ikomeze irinde ubuzima bwe. Mubwira abo bita Rugamba Sipiriyani, abo ni abantu bubatse ibigwi. Hanyuma reka tujye noneho no mu dusozi twagiye twitirirwa abantu. Tujya twumva agasozi bita ngo Rwahama, kwa Rwahama. Urese ugira ngo urambwira ngo hariya kwa Rwahama, ririya zina ryo kwa Rwahama, ugira ngo ririya zina rizavaho? Hazareka kwitwa kwa Rwahama se? Ntabwo bishoboka. Hamaze kwitwa kwa Rwahama, n'umuntu uzahindura izina ryaho, ariko azavuga ngo hahandi hitwaga kwa Rwahama kuko niko hazwi. Rwahama rero ni umugabo arazwi, yarazwi. Bivuze ngo kugira ngo bajye kwita kwa Rwahama rero, Rwahama afite ibikorwa yakoze. Tujye tukumva ahantu bita ngo kwa Nayinzira. Nayinzira buriya kari agace yari mu izingiro, urenze mu izingiro gato usa nk'uzamuka ujya kuri Azamu, hariya niho bita kwa Nayinzira. Mu by'ukuri Nayinzira yari ariho, ni umugabo, sinibuka neza uwo ari we, ariko Nayinzira yari umuntu wari utuye hariya hantu. Hari ibyo yari azwiho rero kugira ngo ajye kwitirirwa hariya hantu ngo Nayinzira, hari ibyo yari azwiho. Ariko akenshi na kenshi nk'uko nabikuvugaga, umuntu yibukirwa ku bikorwa byiza yasize akoze mu bantu, byasigaye mu bantu. Abo batagatifu bose twitirirwa, kuko nk'uko navuga ngo bitwira ngo Jean de Dieu, Christian, Jean Paul, Jean Claude, ayo yose ni amazina twita ko ari amazina y'amatagatifu, ni amazina y'amanyamahanga yaturutse i Burayi iyo ngiyo, ariko batubwira amateka yabo, bakatubwira ko ari amateka bagizwe abatagatifu kubera ibikorwa byabo bakoze neza, bagize ibikorwa bizima. Nanjye nkibaza tuyize mfasha undebere koko, uyu munsi ngewe aho ndi nka Herman, aho tubana mu byo dukora bya buri munsi, nk'iyo ndebye ubona ari icyo ushobora kuba ndamutse Imana impamagaye uyu munsi, ubona ari nk'iki byibura wavuga uti ati Herman rwose gutya na gutya byari bimeze gutya, byagenda gutya, yari ameze uku, cyangwa se hari ikintu gikomeye cyane namwigira.
utagombye no kukinsubiza ku bwanjye iyo ndebye kugeza uyu munsi njye nta kintu gihari abantu bagomba kunyibukiraho cyangwa se kumfatiraho ngo mbabere role model w'ubuzima bwabo, ngo babe banyiyitirira, banyitirira imiryango yabo, babe banyitirira amabizinesi yabo, ku buryo umuntu yajya hari agashinga bizinesi akavuga ngo iyi bizinesi yise Herman. Ayise Herman gute se? Ni iki nakoze abantu bari bukururwe n'icyo gikorwa nakoze? Nta gikorwa ndakora. Njye aka kanya nisuzuma, ntacyo ndabona, nta kintu ndakora cyatuma abantu, imbaga ya benshi inyibuka, inyibukire kuri icyo gikorwa. Ntacyo mbona. Reka nimba ari cyo wowe ubona wenda cyatangiye cyangwa se ari cyo uzi, ariko ku bwanjye uko mbitekereza ntacyo mbona. Bizagenda biza. Nibyo rero bakunzi bacu mudukurikiye, namwe ndagira ngo mufate aka kanya mutekereze, murebe muri mwebwe ni iki muzibukirwaho mu buzima bwanyu, ni iki muzibukirwaho mu buzima bwanyu. Hari umugabo nawe aracyariho ntabwo arapfa, nawe yashinze kominote yitwa kominote JTC. Kominote JTC ni kominote y'urubyiruko ruhamya Kristo, hedikota iba i Kigali muri Kristus niho ibarizwa, hanyuma ikagira amaregiyo atandukanye hirya no hino. Ifite regiyo ya Cyangugu, ikagira regiyo ya Kabgayi, ikagira regiyo ya Butare, ikagira regiyo ya Gisenyi, ikagira regiyo ya Bugesera ndetse na Kibungo niyo y'i Kigali. Aho hose hari abajitesi cyangwa se abo bita urubyiruko ruhamya Kristo, bibumbiye muri kominote yitwa JTC cyangwa communauté de jeunes témoins du Christ. Tukagira n'abajitesi nanone hanze mu mahanga, hari abari muri Amerika, hari abari Denmark, hari ababa mu Bufaransa, hari abari muri Belgique. Donc tugira abo twita ngo JTC diaspora, nuko aba JTC baba hanze. Ariko bo nubwo bo batari community ihuriye hamwe nyine ngo bagire regiyo, ariko bo bakurikirana ibikorwa cyangwa bagakora ibikorwa, bakitabira ibikorwa bya community mu buryo buri online, kubera ko bagiye batuye mu nce zitandukanye. Ntabwo umuntu yaba ari Belgique ngo ajye muri Amerika agiye guhura na mugenzi we, kuko communauté JTC igira igihe cyo guhura kwayo, icyo bita weekend communautaire. Weekend communautaire rero hari ibyo bigiye kuganira, bigiye gupanga byinshi bitandukanye. Ni nayo ihamagara n'inshuti ndetse n'abandi bantu bashaka bifuza kuba muri JTC, bakaza nabo bakaba hamwe n'abakominotaire, nabo umunsi umwe bakazitwa abakominotaire. Iyo kominote JTC rero ijyamo umuntu w'umujene, ntabwo ijyamo umuntu wubatse. Kugira ngo ube angaje muri iyo kominote bisaba kuba ukiri ingaragu, uri umujene. Iyo mvuze umujene ushobora kuvuga ati wenda mfite imyaka 35 ngatunga ngo byarangiye ntabwo nkiri umujene. Oya, ushobora no kuba ufite imyaka 40 wowe witwa umujene kuko uba utari washaka. Iyo utarashaka, igihe cyose utarashaka ubarirwa mu bajene, mu rubyiruko. Kuko nk'iyo ugiye muri communauté de jeunes témoins du Christ n'ubundi wumva ko ni y'urubyiruko, ariko ugiye musangamo abasaza n'abakecuru. Ariko abasaza n'abakecuru bayigiyemo ari abajene bakiri bato, ntabwo ari abayigiyemo bakuze, bayigiyemo nabo bakirimo kubyiruka. Rero umuntu washinze iyo communauté JTC yitwa Joseph Hategekimana. Urumva igikorwa yakoze deja cyamaze kubaka, gushora imizi, cyabaye igikorwa cyagutse, cyafashe indi ntera. Ese uwo mugabo ukurikije ukuntu mwumvise Hategekimana Joseph washinze iyo communauté, urumva ubwo Imana izaba yamuhamagaye azasibangana mu mitwe y'abantu n'abamuzi bose, ukumva ko azasibangana gutyo gusa akagenda akavuga ati turamwibagiwe birarangiye? Ntabwo twamwibagirwa bitewe n'intera anafite, mwana akorera n'ahandi, ntabwo twamwibagirwa. Biragoye cyane kuba wamwibagirwa, kubera ko ngewe nimba ndi umu-JTC nzaba ngo ndi umu-JTC, ariko ndi iyi communauté ndimo cyangwa se ngize fondateur wayo Joseph Hategekimana, ku buryo nshobora no kubwira abantu ngo mwarebye ukuntu mwakwigira kuri Joseph Hategekimana mukagenda nkawe.
kuko niyo muhuriye mu nzira arimo kugenda akuganirizanya ubwuzu, ukabona arakuganira akwitayeho atakwirengagije cyangwa se ngo akwereke ko yagupinzaho cyangwa se yaguca amazi ukumve ko ari umuntu ukomeye. Muhuriye mu nzira ntabwo wabona ko ari we, ushaka kugira ngo ushaka guhura nawe ukamwibeshya uvuga uti uyu ntabwo ari we Hategekimana Joseph, kuko we ni umuntu usa nkaho aciye bugufi aroroheje cyane. Muhurira mu nzira ukabona ni umuntu usanzwe uri aho ngaho, ariko ibikorwa bimurimo indani biri mu mutima we byamaze gushora imizi bigasohoka hanze, ya mizi ikagaba amashami hirya no hino. Ayo mashami rero yasohotse indani akajya hanze, niyo atuma hatabaho kwibagirana cyangwa se ngo asibanganye ibyakozwe. Nanjye rero nkibaza ngo ese nzibukirwa kuki? Wowe uzibukirwa kuki? Ni ikibazo ndimo kwibaza muri njye, kandi bakunzi bacu mudukurikiye namwe icyo kibazo mukibaze mu by'ukuri. Uzibukirwa kuki? Nzibukirwa kuki muri iyi si turimo ya none, mu buzima tubayemo bwa buri munsi? Twize tubwire mu by'ukuri inama watugira, ni icyo ubona umuntu yakora kikazasigara mu mitima y'abantu, niba abantu bashaka kutwibukiraho. Dusaba kujya kwitwara neza, mu tuntu birasaba gukereya cyangwa se guhanga ibishya muri twe bitandukanye n'ibyo abandi bakoze, ariko ibyo bishya bikaba ari bishya byo kugirira sosiyete nyarwanda umumaro, sosiyete y'isi yose umumaro. Twabigenza gute se kugira ngo ibyo tubashe kubikora tubigereho? Ni ikibazo. Twakora iki? Twabigenza gute? Twakoresha iki kugira ngo ibyo tubashe kubigeraho? ko numva mbyumva, hari abantu benshi baba batishoboye, ushobora kugira ikintu wenda kimeze na sale ujya ufashamo abantu batishoboye, uburyo no hejuru bashobora kuzajya bakwibukiraho uriya muntu rwose yagiye apfuye yakoze igikorwa kingana gutya, yafashije abantu benshi. Icyo ni igitekerezo cyiza, igitekerezo cyiza cyo gufasha abantu benshi. Kandi gufasha abantu benshi biri mu buryo bwinshi butandukanye. Ushobora kubafasha muri ubwo buryo bw'uko muri abo batishoboye, ushobora kubafasha mu kugenda mu nzira nziza igana Imana, cyangwa se ushobora no kubafasha mu mivugire no mu mibanire myiza n'abandi bantu muri sosiyete babayemo. Gufasha abantu bikubiyemo ibintu byinshi cyane bitandukanye. Nabyo ntekereza ko nabyo bishobora kuba mu bikorwa abantu bazakwibukiraho ubwo uzaba utakiri kuri iyi si. Bakunzi bacu mudukurikiye, wowe ureba iki kiganiro urumva ari icyo uzibukirwaho? Uzibukirwa kuki mu buzima bwawe? Tekereza icyo wumva uzibukirwaho. Twatanze ingero nyinshi cyane z'abantu bafite icyo bibukirwaho, ibyo bakoze, ibigwi bakoze hano mu Rwanda no ku isi yose. Turibuka umuntu bita Papa Yohani Pawulo wa kabiri. Papa Yohani Pawulo wa kabiri nawe kuzasibangana mu mitwe y'abantu ku isi byagorana, kuko kandi akaba azwi cyane cyane mu rubyiruko. Papa Yohani Pawulo wa kabiri bakundaga kumwita ngo ni papa w'urubyiruko. Akaba azwi cyane cyane nanone ku bantu bakundaga cyangwa se bashaka guteza imbere cyane impuhwe z'Imana. Papa Yohani Pawulo wa kabiri ari mu bapapa bafite ibigwi, bafite ibikorwa byiza bakoze bakiri hano kuri iyi si, bahagaze mu kwemera kwabo neza. Ese wowe mupadiri aho uri ubyuka usoma misa buri munsi, urumva misa usoma ariyo bazakwibukiraho? Nacyo gitekerezeho. Uzibukirwa kuri misa usomera abakristo buri gitondo? Misa ko bayifashe nk'ibisanzwe? Misa bayifashe nk'ibisanzwe, bumva umupadiri wese abasomera misa nta kibazo. Basigaye barifashe nyine ngo ibintu byose tubifata nka misa ya mbere.
nyine misa bayifashe nk'ibisanzwe, ni misa ya mbere, sibyo? Ese padi, uretse gusoma misa kwawe, ubona ari iki uzibukirwaho n'abakubonye bose n'abakumenye, bagasigara bakuvuga ibikorwa byiza cyangwa ibigwi byiza? Hari abapadiri benshi dufite, cyangwa se abihaye Imana beme n'ababikira cyangwa abafurere, uyu munsi bagiye bitaba Imana, ugasanga amashusho yabo cyangwa se amafoto yabo bayamanitse mu nzu aho ngaho, cyangwa se bayashyize ahantu nk'urwibutso rwo guhora bibuka uwo muntu, umupadiri cyangwa se uwo mwihaye Imana mu rwego rwe cyangwa se mu buryo bwe. Ugasanga bamushyinguye nko mu cyumba hafi aho cyangwa se mu rugo aho ngaho. Buri munsi kenshi na kenshi nibo biyambazamo n'izina rye ngo ababe hafi, abasabire ku Mana, kuko bafite icyizere cy'uko yagiye mu ijuru. Hari n'undi upfa bakagenda bagapfa gushyingura, bati reka dushyingure, mu kwemera kwacu twizeye ko Imana yamuhamagaye yitabye Imana. Umuntu wese wapfuye bavuga ko yitabye Imana, ariko se koko aba yitabye Imana koko? Niba tuzaherekezwa n'ibikorwa byiza dukora, akaba ari byo bitubera urufunguzo rutwinjiza mu ijuru, tuhize ubu nta bantu uzi barangwa mu buzima bwabo kuba wiga kubamenya, baba bararanzwe n'ibikorwa bibi cyane, kandi yapfa bakavuga ngo runaka ngo yitabye Imana. Mu by'ukuri ugereranyije uriya muntu yitabye Imana buriya, mu by'ukuri buriya Imana niyo yamuhamagaye arayitaba. Ugasanga umuntu yari umugome, yari umurozi, yari umucuraguzi, yagiraga gute, bakumva ngo yapfuye, ngo runaka ngo wa mucuraguzi ngo wa murozi wo kwa runaka ngo yitabye Imana. Imagine icyo kintu, urambwira ngo umuntu yitabye Imana koko? Hari ibintu bumva bisekeje mu buzima, sibyo? Ugasanga uwo muntu ku gasozi kose k'iwanyu yarabazengereje pe, nta gikorwa cyiza na kimwe wigize umuntu wo kuva wavuka, ntiwigize umuntu ajya gusenga nk'abandi, ntiwigize umuntu hari igikorwa cyiza yakoze cyo gufasha abantu cyangwa iki nk'abandi bose, yapfa ngo yitabye Imana. Tuzi hari nk'urugero rw'abantu waba uzi muri ubwo buryo cyangwa muri iyo nzira imeze gutyo, baje kugera igihe bakitaba Imana nk'uko tubivuga mu kinyarwanda cyacu. Ariko ntabwo bagera mu ijuru. Ariko hari abuze. Harabuze. Tubwire nka bimwe mu bikorwa wabonaga bakora pe, ubona ko byabaga ari ibikorwa ubona biteye agahinda cyangwa se bitagira icyo bifasha sosiyete barimo. Numva n'umuntu w'umucuraguzi cyangwa w'umurozi, Abacuraguzi tujya dusanga mu makaritsiye y'iwacu hose mu byaro. numva uriya we ntabwo yagera mu ijuru. Kandi hari abuze babikoraga. Hari abuze babikoraga. Harimo abunzi ariko bagiye bapfa benshi. Uze nk'uwo mucuraguzi aka kanya niba yarapfuye, ubu ngubu ari yitabye Imana. Yitabye Imana neza. Yitabye Imana. Yitabye shitani. Umva nicyo kintu yakoreraga. Rega mu kigaragara cyo Imana irahamagara ariko na shitani igahamagara, kuko shitani nayo irakora. Reka bivuze ngo hari abitaba Imana hakaba n'abitaba shitani, ndetse tuzabitandukanye tujye tuvuga ngo runaka yitabye shitani ntabwo yitabye Imana. Niko dushaka ukuntu mutwandikiye muri komenti mutubwire ukuntu ibi bintu dushaka kubitandukanya, tujye tureba ibikorwa by'umuntu yakoze, turebe uburyo yabagaho, uburyo yabanaga natwe muri sosiyete. Umunsi yapfuye tujye tuvuga ngo yitabye shitani cyangwa yitabye Imana. Shitani yamuhamagaye yayitabye kuko niyo yakoreye, ntabwo yakoreye Imana ahubwo yakoreye shitani. Bivuze ngo uwo yakoreye niwe agomba kwitaba. Mwandike muri komenti icyo kintu mukitubwireho, mutubwire ukuntu dushobora gutandukanya uwitabye Imana n'uwitabye shitani, ndetse twumve n'imvugo tuzajya tubivugamo, tujye tuvuga ngo tuyizere dukurikije ibikorwa bye. Turabona yitabye Imana dukurikije ibikorwa bye, yitabye shitani pe. Urumva yitabye shitani. Icyo kintu mwandike muri komenti mutubwire, mudutandukanyirize icyo kintu rwose, hanyuma turebe itandukaniro ryabyo. Rero tuyizere nk'uko nari ndimo ndabivuga, dusubiye inyuma gato nuko hari haciyemo akubaho ko kugira ngo tunatebye nyine duseke. Ariko mu by'ukuri nari ndimo ndavuga ngo kubihaye Imana cyangwa se kuba padiri, ababikira cyangwa se abafurere,
wakibaza ngo wowe aho uri muri community, aho uri mu kubana na bagenzi bawe, ni izihe mbuto uri mu kuberera zizabasigara mu mitima yabo? Abo bantu ntibagushyingure mu itaka, ahubwo bakagushyingura mu mitima yabo. Hari umuntu upfa ugasanga uwo muntu yashyinguwe mu mitima y'abantu, ahubwo ntabwo yashyinguwe mu itaka, ahubwo yashyinguwe mu mitima yabo. Yashyinguwe mu mitima yabo kubera iki? Kubera bya bikorwa yakoze akiri kuri iyi si. Nizo za ngero nakubwiraga rero za ba bandi nahereye kuri Rugamba Sipiriyane, mvuga muzehe wacu Perezida Paul Kagame, muzehe wacu turamukunda cyane, mvuga Padiri Ubald Rugirangoga, nawe yafatanyije na leta rwose gushaka gushyira abanyarwanda, kubagarurira ubwiyunge no kubagarurira ubumwe, amahoro n'ituze mu mitima yabo. Tuvuga abatagatifu twiyambaza cyangwa twitirirwa ba buri munsi mu buzima bwacu turimo bwa buri munsi. Buriya isi yose hafi 95% amazina y'abatuye isi, amazina bitwa, aturuka kuri ba bandi twita ngo bya bitabo by'abatagatifu, banditswe mu bitabo by'abatagatifu, ya mazina twitwa ari ayanyamahanga, ya mazina y'aba bantu ba kera bapfuye kera cyane, ariko bapfuye kubera ibigwi basize. Ibyo ngibyo byatumye bitirirwa abasigaye inyuma. Ese nanjye mparanire kuzagira undi muntu nitirirwa? Ariho nari niho ndavuga ku bapadiri cyangwa ku bafurere aho bari hose, aho muri community, ibikorwa mukorera abandi cyangwa se ibyo mukorera abakristo, ni ibizatuma babashyingura mu mitima yabo cyangwa bizabatera kubashyingura mu butaka? Ni ikibazo. Hari umupadiri uhura nawe cyangwa se uwihaye Imana runaka, reka no kuvuga umupadiri cyane, aho kugira ngo akubere uwo kugufasha mu buzima bwawe akagucumuza, ahubwo akakubera ukugusha mu cyaha, cyangwa se bigatuma ucumura muri wowe, bitewe n'ukuntu yakwitwayeho cyangwa bitewe n'ibikorwa bye umubonaho. Ukamubona ari hari arasoma misa, yamara gusoma misa akiva kuri aritari avuye gusoma misa, ukisanga ariyo mukubitaniye muri loji, ugasaba abaguhaye umurongo muzima, ugasanga telefone yiwe mesaje ziwe za hato na hato zuzuyemo mesaje za bamwe muri ba bakobwa yirirwana nabo ku kiliziya, yitwa ko ari ushinzwe urwo rubyiruko, cyangwa se ari ushinzwe kubereka inzira nziza. Yamara kubigisha, amaze kubahereza inyigisho, telefone yiwe n'utumesaje twa hato na hato, WhatsApp na mesaje zisanzwe, ugasanga ntahatandukaniye nanjye ubwanjye uri hanze wibanira na shitani. Nimba wabona ibanira na shitani, ni uko ibikorwa nkora byinshi usanga ari ibikorwa bituruka kuri shitani. Kuko ntabwo nakubwira ngo usanze ndi hariya ndimo gusambana n'umugore w'abandi cyangwa n'undi mukobwa kandi mfite n'umugore, umbwire ngo icyo gikorwa ndimo gukora ngo ni igikorwa gituruka ku Mana. Oya, cyane ubwo wabintera umushinge ntabwo nabyumva. Ni igikorwa cya shitani. Ntabwo uzambwira ngo usanze ndimo kurwana, nateje intambara n'umutekano muke mu baturanyi cyangwa ku gasozi hose, mu mudugudu ntibajya baryama ngo basinzire, n'urangiza umbwire ngo ibyo bikorwa ndimo gukora ngo ni ibituruka ku Mana. Ntabwo byaba bituruka ku Mana pe. Urumva yuko rero hari ibikorwa dukora, dukwiriye kwireba mu mitima yacu tukisuzuma, tukareba ese koko ibikorwa turimo gukora ni ibikorwa bifasha sosiyete tubayemo? Ese ni ibikorwa bifasha abo turi kumwe? Ese ni ibikorwa bigira icyo bifasha umuvandimwe wanjye cyangwa inshuti yanjye, uwo dusengana se, uwo turirimbana se, uwo dukorana mu kazi se, hari icyo bimufasha? Ese ntabwo ndi uwo gucumuza cyangwa se mbereye imbogamizi n'umuzigo uyu muntu dukorana cyangwa se uwo dusengana? Ibyo byose rero ni ibyo tugomba kwibaza no gutekereza, hanyuma tugafata umwanzuro w'iki kintu cyo kuvuga ngo muri iyi minsi nsigaje yo kubaho kwanjye, ni iki nakora kizatuma abantu banyibuka? Ni iki nakora kizasigara mu mitima y'abantu bigatuma abantu banshyingura mu mitima yabo kugira ngo banshyingure mu butaka, aho kugira ngo banshyingure mu itaka bakanshyingura mu mitima yabo? Sorry, ngira ngo icyo kintu sinzi nimba ucyumva neza. Kora ikintu kigomba gutuma abantu bazagushyingura mu mitima yabo, ntuzatume bagushyingura mu itaka. Umuntu azaze kuguherekeza arira, arizwa n'ibyiza kuri we yabonaga
akamaro wari umufitiye mu buzima bwe, ariko ntazaza arizwa n'umubabaro n'agahinda wamuteye, avuga ati ngize amahirwe ndagikize, ngize amahirwe isi iramurokotse, nagende twari tumurambiwe, ahubwo yari yaratinze. Hahandi ugenda ubona ko abantu bari bakigukeneye, bari bagifite inyota yo kubana nawe. Ubu rero icyo nicyo uyu munsi nshaka ngo dushyiremo imbaraga, duhe agaciro icyo kintu, turebe koko icyo tugomba gukora mu buzima bwacu kizaduherekeza ubwo tuzaba tutakiri kuri iyi si. Twize ndagushimiye rero kubana nanjye muri iki kiganiro. Cyari ikiganiro kitoroshye kandi gikomeye, kidusaba gutekereza cyane no kwibaza byinshi, n'ingero nyinshi zitandukanye z'abantu batubereye urugero rwiza muri iki gihugu cyacu ndetse no ku isi muri rusange. Hanyuma reka dusoze iki kiganiro nongera gushishikariza abantu bose kubabwira ngo murebe mu mitima yanyu, mwisuzume mu buzima bwanyu bwa buri munsi, turebe icyo twakora kigomba kuduherekeza mu buzima bwacu, kikazadushyingura mu mitima y'abasigaye ku isi. Hanyuma rero duharanire gufashanya, duterane ingabo mu bitugu, singusiga inyuma nawe ntusiga inyuma, dufatane mu kiganza, hanyuma duterane imbere, twese dutere intambwe tugana imbere, aho kugira ngo dutere intambwe tujya inyuma. Bakunzi bacu rero turabashimiye, dusoje ikiganiro cyacu ntabwo tukihagarikiye, naho utaha tuzahurira mu kindi kiganiro cy'ubutaha. Rero nsezeye mbabwira ngo ntimwibagirwe gukora subscribe, ntimwibagirwe gukora share na comment. Comment zanyu nazo turazikeneye kugira ngo tumenye ngo ese mu byo mu kiganiro twakoze cyangwa mu kiganiro twagize uyu munsi, ni iki cyagufashije muri wowe, ni iki kigusigiye mu buzima bwawe, ni iki kiguteye kwibaza no gutekereza muri wowe. Rero ntibibagirwe gukora share, ntibibagirwe gukora comment na subscribe, nayo irakenewe, niyo nkunga tugusaba rwose, bidufashemo ubikore kuko ni iby'agaciro gakomeye cyane. Ciao rero, turi kumwe, Imana ibarinde kandi Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Murakoze, naho ubutaha.